Haleluya. Rero iyi nyigisho cyangwa aya maseri tugiye kuganiraho uko Imana izadushoboza ashingiye mu cyifuzo cya Yesu. Yesu yifuza ko abamwizeye bose bahinduka abigishwa bye. Turagenda twumva umwigishwa n'iki, biradufasha kuko abizera Kristo bose siko bose biyemeza cyangwa bemera icyo gikorwa cyo kuba abigishwa ba Yesu. Iyo tuvuze rero ngo discipleship nk'uko bimenyerewe mu mvugo imenyerewe, discipleship cyangwa gutozwa nyine kuba abigishwa, reka mvuge ko ntabwo ari amaklasi, nubwo amaklasi nayo abaho aho abantu biga bakiga ishuri rya mbere bakiga irya kabiri, ibyo byose ni ibikorwa abantu bakoreramo kugira ngo batozwe bahinduka abigishwa bazima, nabyo ni byiza. Ariko ubwabyo ubwo buzima bwo kuba umwigishwa, bwo kwemera kuba umwigishwa, ntabwo ari amaklasi gusa, ahubwo twavuga ko ari ibintu byose by'uruhuriranye, yaba guterana, yaba gusenga, yaba kwiga ijambo ry'Imana, ni ibintu byose, kwitoza kubaha Imana, kwitoza gukiranuka mu gatoya, kwitoza kugenda, ni ibintu byose biteranyije bindushishaho cyangwa se binyegereza, binsunikira mu kuba umuntu ugengwa n'Imana cyangwa utegekwa n'Imana. Kuko umuntu ashobora gukizwa, izina rye rikaba ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ariko ntahinduke umuntu ugengwa n'Imana buri munsi. Rero ibi bikorwa bya discipleship cyangwa kwigishwa muri ubu buryo, ni ibyo bintu byose biteranyije, byose bisunikira umuntu kwemera kuba umwigishwa wa Kristo kandi uhojejeho kugengwa nawe. Ntabwo rero amaklasi umuntu akora ngo avuge ngo ngewe ndayarangije, nubwo habaho porogaramu umuntu yiga ya mbere ya kabiri ya gatatu akabirangiza, ariko ntabwo umuntu abarangije urugendo rwo kuba umwigishwa. Twese abakijijwe bari mu murongo mwiza, dukomeje ubuzima bwo kuba abigishwa ba Kristo, nta muntu urangiza ngo avuga ati ngiye narabimenye byose rero ubu ngubu nararangije. Oya, dukomeza tumwigiraho. Yohana rimwe yaravuze ngo dumufiteho byinshi byo kuvugwa, ngo ndetse tubyanditse ibitabo ntibyakwirwa mu isi. Rero ibyo kumwigiraho ni byinshi ntibigira ingano. Iyo umuntu atagiye kuvuga ngo byose narabimenye, umutima uba warwaye, haba ari akabazo kabayeho. Imana itugire neza, kuko nasanze muri Kristo ko tumenya niko inyota irushaho kwiyongera. Burya abantu bafite icyo bamenye ni nabo uzasanga n'inyota nyinshi. Imana ishimwe. Haleluya. Nigeze kubazwa ikibazo mu mutima wanjye, niba ninjye wakibajije ntabwo mbizera ko umuntu yiganiriza akavuga ko Imana iramutse ivuze ngo ibintu byo gutanga umugisha ndabihagaritse. Ibintu byo gukiza indwara birahagaze, ibintu byo gutanga amafaranga birahagaze, ibintu byo guha abantu akazi n'abagore n'abagabo no kubyara birarangiye. Hari abantu bakomeza kuyikurikira kavuga tubiro ibintu bisigaye no kuzahurira mu ijuru. Ariko umwigishwa, umuntu wifuza kuba umwigishwa, akwiriye kwitoza ko Yesu yamubera uwa mbere, kuko kwiga biravuna. Nta zareruya nyinshi, nta bintu biryoshye, nta byakubise, nta amarangamutima hari igihe adakorwaho, ariko hagakorwaho ubwonko bwanjye, hagakorwaho kwizera kwanjye, umuntu wanjye mu mwuka kubakika. Ariko kuko bidahita bishyushya ngo bigurumane, abantu babirambirwa vuba. Rero urukundo ukunda Yesu n'inyota umufitiye nibyo bizatuma utarambirwa. Imana ishimwe. Ni inzara y'umwuka, spiritual hunger, inzara y'umwuka nyinshi. Bibiliya ivuga ngo abantu basonzeye, abo basonzeye Imana, abakene mu mutima nibo bazahazwa. Iyo ntanzara, nawe urabizi, iyo ntanzara ntabwo umuntu yakubyutsa ngo ujye kurya. Iyo udafite inyota ntabwo umuntu yakubwira ngo nywa amazi. Ariko iyo ifite inyota, nubwo waba uri muri etaje ya 5 uramanuka ajya kuri butike, nta muntu ubikubwirisha kuko inyota ni nyinshi. Ndasaba umwuka wera yo kabyara muri iyi minsi yo gusenga ngo aduhe inyota nyinshi mu myuka yacu. Icyo gihe nta muntu uguhatira, ufite inyota itumugaruka, ufite inyota tumujya muri Bibiliya, ufite inyota tumusenga. Turasaba umwuka wera ngo aduhe inyota, atwongera inyota. Abanyarwanda bavuga ngo umuntu ugaburira uhaze harya agira gute, bararwana. Iyo umuntu ahaze nta kintu wamuha, ariko umuntu afite inyota yiga gusenga, yiga gushaka Imana. Ndasaba umwuka wera yo kabyara ngo aduhe inyota muri iyi nzu. Haleluya. Niyo condition izatuma umwigishwa bigakunda. Icya gatanu ni ukugira attitude yemera kwigishwa. Teachable ni bariko bavuga. Haleluya. A teachable attitude. Mu kirokore ariko cya fake. Mu kirokore cya fake haba abantu batagishaka kwigishwa. Abo ntabari hano. Haleluya. Yesu ashimwe. Mwari wabona umurokore witwa nzi byose? Wabonye se uburyo atera n'ubute? Atera ubutukuntu. Mbese ni mujuwa yote. Kugira ngo umuntu abe mwigishwa wa Yesu, n'umuntu wemera kwigishwa. Iyi attitude yo kwemera kwigishwa. Iyi attitude ntago ikurwaho nuko umuntu yagize amataito menshi.
hari igihe tugira amatitire kandi rwose nta nicyo twari muri Bibiliya, tukaba abaposo, tukaba ababishopu, biriya bintu byose biba muri Bibiliya, ikibazo n'uburyo tubikoresha. Muhumure, haleluya. Tukaba babandi bose, tukaba abapasiteri rutansi, tukaba ariko biriya bintu ntabwo bikwiriye gutwara umutima wo kwemera kwigishwa. Ubwibone nibwo bwonyine butwara umutima wo kwemera kwigishwa. Umuntu akavuga ati ubusuye ngaranyigisha iki, yusuye yambwira iki? Nasanze umutima ukingutse ushobora kwigira no kukana gatoya, Mwuka Wera kakavugiramo kumva. Rero kugira ngo umuntu abe umwigishwa wa Kristo, iyi condition ya nyuma ni ukugira iyo teachable attitude, kugira attitude yemera kwigishwa. Ntuvuge ngo se ngo nzi byose. None ntuwicare ubara amakosa. Ni inzara y'umwuka, spiritual hunger, inzara y'umwuka nyinshi. Bibiliya ivuga ngo abantu basonzeye, abo basonzeye Imana, abakene mu mutima nibo bazahazwa. Iyo ntanzara, nawe urabizi, iyo ntanzara ntabwo umuntu yakubyutsa ngo ujye kurya. Iyo udafite inyota ntabwo umuntu yakubwira ngo nywa amazi. Ariko iyo ifite inyota, nubwo waba uri muri etage ya 5, uramanuka ajya kuri butike, nta muntu ubikubwirisha kuko inyota ni nyinshi. Ndasaba Umwuka Wera yo kabyara muri iyi minsi yo gusenga ngo aduhe inyota nyinshi mu myuka yacu. Icyo gihe nta muntu uguhatira, ufite inyota itumugaruka, ufite inyota tumujya muri Bibiliya, ufite inyota tumusenga. Turasaba Umwuka Wera ngo aduhe inyota, atwongera inyota. Abanyarwanda bavuga ngo umuntu ugaburira uhaze harya byira gute, bararwana. Iyo umuntu ahaze nta kintu wamuha, ariko iyo umuntu afite inyota yiga gusenga, yiga gushaka Imana. Ndasaba Umwuka Wera yo kabyara ngo aduhe inyota muri iyi nzu. Haleluya. Niyo condition izatuma umwigishwa bigakunda. Icya gatanu ni ukugira attitude yemera kwigishwa. Teachable bari ko bavuga. Haleluya. A teachable attitude. Mu kirokore ariko cya fake. Mu kirokore cya fake haba abantu batagishaka kwigishwa. Abo nta bari hano. Haleluya. Yesu ashimwe. Mwari wabona umurokore witwa nzi byose? Wabonye se uburyo atera n'ubute? Atera ubutu kuntu. Mbese ni muji wa yote. Kugira ngo umuntu abe mwigishwa wa Yesu, ni umuntu wemera kwigishwa. Iyi attitude yo kwemera kwigishwa. Iyi attitude ntago ikurwaho nuko umuntu yagize amatayito menshi. Hari igihe tugira amatitire kandi rwose nta nicyo twari muri Bibiliya, tukaba abaposo, tukaba ababishopu, biriya bintu byose biba muri Bibiliya, ikibazo n'uburyo tubikoresha. Muhumure, haleluya. Tukaba babandi bose, tukaba abapasiteri rutansi, tukaba ariko biriya bintu ntabwo bikwiriye gutwara umutima wo kwemera kwigishwa. Ubwibone nibwo bwonyine butwara umutima wo kwemera kwigishwa. Umuntu akavuga ati ubusuye ngaranyigisha iki, yusuye yambwira iki? Nasanze umutima ukingutse ushobora kwigira no kukana gatoya, Mwuka Wera kakavugiramo kumva. Rero kugira ngo umuntu abe umwigishwa wa Kristo, iyi condition ya nyuma ni ukugira iyo teachable attitude, kugira attitude yemera kwigishwa. Ntuvuge ngo se ngo nzi byose. None ntuwicare ubara amakosa.